uhanganye n'abakobwa bagera muri 15 tegeza ko abarushije iki oya ntacyo nta na kimwe bose bari bashoboye ni Imana yamfashije kugera hano nanjye ntago ari ibintu expectingaga utekereza ko rino kandi rutabirya mwiza Megan ryari kubiryana njye natekerezaga Gajuanita kubera iki ari we utekerezaga simbizi ni warundimo gusa niriya ntebe bayizanye ndavuga ati that's yours umukobwa mwararanaga wamwifuriza iki cyangwa wamubwira iki ni mwise neza Josiane ndamwifuriza kumera neza gutera imbere ndamwifuriza ibintu byiza byose intsinzi yawe umuntu wa mbere wayitura ni ababyeyi banjye ababyeyi bawe ko bataje kukwakira hariya cyangwa baje twari turi kumwe Josiane mwararanaga mu cyumba kimwe nagagize amahirwe yo kuba y'abanyampinga nyamara abanyarwanda benshi cyane bamwerezaga amahirwe ubona byatewe n'iki ntabwo mbizi ntabwo nakora judgment ariko ntabyo nzi ariko Miss icyemezo cyo kuza gukopeta muri Miss Rwanda ninde wakikugiriye ukuze ubikunda bino bintu byanjemo n'umwaka Miss 800 ugiye kubikoresha iki kamfata kimwe numva nshatse kwiyamamaza ndabigerageza ariko ntabwo numvaga yuko na preselections numvaga ntari buzirenge hanyuma ikibazo cy'amatsiko 800 ngiye gukoreshamo projet yanjye kugerageza nkore projet yanjye neza hanyuma uza muri ujya mu bakobwa bari bagiye bootcamp waje muri taxi voiture ku bantu babyibuka neza uri kumwe na mama wawe twagize amahirwe yo kuganira nawe muri uno mugoroba niba wakoreshaga tap and go wenda kugira ngo ugere ahantu runaka ubu ngubu ubonye imodoka yawe bisobanuye iki n'ubundi abanyarwanda benshi dukoresha tap and go kuba mbaye nyampinga cyangwa ko mbonye imodoka ntago bihindura cyane undi we n'ubundi no gufata bus nayifata rero ndumva nta gitangaje cyane